Ruti Joel asubije Badrama ku magambo yavuze yuko yirukanwe mu gitaramo cye, amubwiye ko ngo kwa Ruti Joel ntabwo hinjira abanyamusozi. Nenda kabisa. Amubwiye ati rwose ngo ukurira inzira ku murima kwa Ruti Joel nta banyamusozi binjira. Ruti Joel yise Badrama umunyamusozi. Iyi nkuru nagize amahirwe yo kubona interview, kubona exclusive yo kuganira nawe numve icyo atekereza, kuko buriya tujya dukunda kutoroherana mu mico yacu. Njya nkunda kubyibaza cyane, ni gute umuntu mutavuga rumwe muzicarana mukaganira noneho mugahangana mu bitekerezo, mu bitekerezo gusa. Nicyo nashaka kumva, ibitekerezo bya Badrama ese byavuye hehe. Muri iyi video naganiye nawe iminota 30. Muri iyi video ngiye kubaha ubusesenguzi bwanjye, icyo ntekereza, kuko abantu benshi bakomeje kubyibaza, nanjye nabimubashije. Ngiye kwanariza nk'umuntu waganiye nawe, mbona nkubone mureba mu maso, ndeba ibintu byose biri kuba, ngiye kubabwira icyo ntekereza. Benshi bajye babivuga babihushura, cyangwa se babitinya, cyangwa se batanabizi, badafite amakuru ahagije. Ngiye naganire nawe, ngiye kubabwira icyo ntekereza. Ikindi kintu bavuga ngo so nta kwanga kwita nabi, abantu benshi bakomeje kunenga Badrama kubera wenda imikorere ye, amazina ye Badrama, ariko cyane cyane kuba yaratinyutse kubahuka umukuru w'igihugu, akamutuka, agatuka n'izindi nzego zitandukanye za leta, anavuga amagambo akarishye ashinja leta ibyaha byinshi, impfu zitandukanye. Hari ubutumwa bwinshi abantu bajya bamugarukaho muri comment, bamusubiza, bamubwira ni gute waza mu gitaramo cy'abantu wita bicanyi, cy'abantu wita ko ari abantu babi, ubarwanya. Ni gute waza mu gitaramo nguze mu banyarwanda? So nagiranye nawe ikiganiro ku munsi w'ejo, ngiye kubabwira uko byagenze. Ubundi byagenze bite, kuko abantu benshi bakomeje kumpamagara bati ariko ntabwo wadusobanuye neza ni gute yirukanwe, byagenze bite. Igitaramo cyateguwe na communauté y'abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gice cyitwa Michiana. Ni muri Indiana na Michigan, kuko aha South Bend, mu mujyi byabereyemo wa South Bend, hegeranye cyane na Michigan. Ni mu majyaruguru ya Indiana, ariko hegeranye na leta ya Michigan, mu majyepfo ya Michigan. Hari abanyarwanda benshi, by'umwihariko bo muri South Bend, bo muri Mishawaka. Muzi ko hari kaminuza yitwa Notre Dame izamo abanyeshuri baturutse hirya no hino mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Ariko nanone muri Michigan, mu gace kitwa Berrien Springs, hariyo kaminuza ya Andrews University, nayo ni kaminuza y'Abadventiste izamo abantu baturutse mu bihugu bitandukanye. Nicyo kintu kirangana n'ibihugu byinshi byo ku isi, harimo n'abanyarwanda benshi. Muri abo rero batuye muri ibi bice baza muri ibi bitaramo. Hari n'akandi gace kitwa Grand Rapids. Grand Rapids niho hazabera kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ku rwego rw'igihugu. Uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizabera muri Grand Rapids. Ni igice rero kibamo abanyarwanda benshi cyane, benshi bari baje muri iki gitaramo. Iki gitaramo kugira ngo winjiremo hari abantu bari ku muryango, kuko ni communauté yagiteguye, byasabaga gukontribuwa. Shimire n'abantu bo muri communauté baritanga cyane. Byasabaga rero ngo umuntu wese uje muri iki gitaramo utaratanze inkunga nibura yishyura $50 kugira ngo nawe yifatanye n'abandi mu gutera inkunga iki gikorwa. Kandi byagenze neza, ni ibintu byo kwishimira kuba communauté ishobora kwishyira hamwe bagakora igitaramo nk'iki cy'umuco gihamagarira abahanzi b'abanyarwanda bakaza gutaramana natwe. Ubwo rero Badrama yumvise ko iki gitaramo kizaba, sinzi niba yarabipostinze wenda kuri social media ze, ariko nasanze abantu babizi. Abantu numvaga babihuhwisa ko bumvise ko ari buze. Nawe yari yarabivuze kuri social media cyangwa yarabibwiye inshuti ze, ariko ikizwi nuko abantu bari babizi ko ari buze.
mu bantu rero bari bari ku muryango bamenye ayo makuru, baravuga bati Badrama ntabwo turi bumwemerere kwinjira. Badrama nk'umuntu watutse umukuru w'igihugu cyacu akashinja leta y'u Rwanda n'ubuyobozi bwayo ko ari abicanyi, ntabwo dushobora kuza kumwemerera ko yinjira muri iki gitaramo. Nuko byari bimeze. Igitaramo gitangiye cyatangiye nko mu ma saa tatu gutyo, saa 2:40. Ruti Joel aririmbaho nk'iminota 30 gutyo 40. Abantu barishima, ariko baza kwishima kurushaho kubera TMC nkeka ko asa n'uwarushije Ruti Joel. Kuri njyewe mbona ko TMC kuko yari afite abafana benshi, ariko nanone ubirebye TMC yakoze imyaka myinshi cyane y'umuziki, bafite indirimbo za Dream Boys nyinshi zizwi cyane, baririmbye barabyina barishima. Igitaramo kigiye gusozwa rero hari n'abantu benshi batabibonye, niyo mpamvu iyi nkuru abantu wenda bayitangariye. Niba utayibonye wareba mu nkuru zabanje, hari inkuru nakoze yuko yirukanwa muri iki gitaramo. Badrama yaje yiyambitse nyine nk'umusitari, yambaye amashenete, yambaye imipira yipfutse mu maso, yipfutse mu mutwe, ariko ari kumwe n'aba bodyguard. Yari afite abantu abazungu bagera kuri 3 cyangwa 4 bamuri inyuma banditseho ngo security. Muri video murabibona hano asohoka mu muryango, niho mubibona neza asohoka hano mu muryango. Yanze ko dusoza ikiganiro, ariko urabona ko hano mu mugongo w'uyu muntu handitsemo ngo security. Uyu ni umwe mu bantu bari bamuherekeje, yari yaje yitwaje. So akigera ku muryango rero yaje asa n'ushaka kwinjira. Abashinzwe kwishyuza amatike, uwinjira kugenzura uko abantu binjira, bahita bamenya ko ari Badrama. Ako kanya bahita bamusubiza inyuma, bamubwira bati ntitukwemera kwinjira, ntabwo ushaka kwinjira. Akabaza ese kubera iki? Nibyo hano nibyo yagarutseho, ngira ngo muri kano gace umva hano nibyo yarimo asubiramo. Murenye uyu munsi ko navuye Phoenix njya Denver, mva Denver nza Michigan, mvuye Michigan fata imodoka na timu yanjye ngeze aha ngaha kwinjira mu gitaramo. Ibaye urayibonye. Oh my God, actually Mbe bitakubaye wakwicara. Ikibazo hano rero bamwangiye kwinjira, ariko si ukwinjira gusa, banamuherekeje bamubwira bati sohoka nahari kubera iki gitaramo, we ntabwo wemerewe kuhakandagiza amaguru yawe, wowe bitewe n'ibyo wavuze, bitewe n'amagambo wavuze, ntabwo wemerewe kuza hano nkaha. Kandi koko ubyumvise, Badrama aracyafite amagambo akarishye mu kanwa ke, kuko nkanga haravuga ngo abanyarwanda ikintu bazi ngo ni ukwicana gusa no guhurura. Nk'aya ni amagambo akomeye. turajya ku muryango ngo ntabwo wemere. Ndamaza why? Umva hano. Urabizi biki? So ibyo nibyo babwira, kuko ntabwo nifuza ko mfite abana n'abari umunange bafite abana n'abandi bari kubyara. Twebwe imba twarabayeho ubwo buzima, ntabwo twakwifuza undi muntu twabipfira. Ntabwo twifuza ko abana bacu bazavuga uburenganzira bwabo, bagaba ibicibwa, bagatangira. Ubonye abana mpururije, iyo mba nafite abashinzwe umutekano byari kugenda gute? Wowe imba ubonye sene bakoze, mpuye n'abantu bangana iki barenga 8 muri kodo, sinzi mba mu minota 2 abanyarwanda bazi guhururiza no kwica. Ibyo bivuga nzanabisubiramo. Mu byo mvuga no guhagarika ubwicanyi mu Rwanda, kuko baranabigaragaza mu mico yabo. Aka kanya bagombaga kubikora. So ikibabera ikimenyetso kizabwiye ngo imba uri umunyarwanda ugashyigikira iyo mico, ukumva kuzabaho abandi babayeho gutyo, ukumva uranyuzwe, akaba ibyo mwita iterambere. Thank you so much. Ntabwo ari we bad, mwakoze cyane. Umva hakorwa iki? Aya magambo kuvuga ngo abanyarwanda bazigururiza no kwica, hari umuntu wanditse muri izi comment yavuze ngo ariko se ubundi uvuga abanyarwanda ngo barica, wowe nturi umunyarwanda. Ubwo wa mugane nawe arimo muri aba bari kuvuga. Harimo amagambo iyo uvuga ubundi ugomba kuvugana ubushishozi n'ubusesenguzi.
ntabwo wapfa kuvuga ngo abanyarwanda ni abicanyi kuko uba ukoze statement iri nini cyane, uba uvuze ibintu bikomeye kandi bitari byo. Ntabwo wavuga ngo abanyarwanda ni abicanyi gusa, ni abicanyi. Amaze kuvuga ibi rero bamusohoye baramujyana baramubwira ati va hano kuri iyi hoteli. Nuko byagenze, ntabwo nabashije gufata amashusho ariko nari mpari mbibona imbona nkubone, ntabwo ari ibintu bambwiye, ntabwo ari ibintu numvise cyangwa nabonye ahandi, nibyo niboneye amaso yanjye. Iki rero Badrama mu kiganiro twaganiriye nagerageje kumusaba ngo anyemere tuganire, aranyemerera. Icyo agarukaho, Badrama yerekana ko mu mico yacu hatarimo ubworoherane, hatarimo kureka ngo umuntu mutavuga rumwe mube mwaganira. Avuga ko nyine nk'ubu kuba bamubujije kwinjira, kandi koko nta hantu byari byanditse, nta bivuga ngo uyu yemera kwinjira n'uyu ntabwo yemera kwinjira, ariko nk'uko Ruti Joel yabivuze, yavuze ati ati wowe umunyagasozi. Ruti Joel muri comment yavuze ati kwa Ruti Joel ntabwo hinjira abanyamusozi nenda kabisa. Ngira ngo ni comment yashyizeho n'abantu bagiye bamusubiza bati mubwire n'abandi bumvireho, ati wakoze ku gitaramo cyiza, well done Ruti Joel, wakoze cyane guha abanyagasozi ibibakwiye. N'abandi bajya bavuga bati yego wamfura we. Abantu benshi bamushyigikiye, bamweretse ko iyo ututse umukuru w'igihugu n'abanyarwanda ubu batutse. Hari rero abantu bagiye bavuga bati ese ni iki koko gituma Badrama akora ibi bintu? Twaganiriye, biri mu bibazo namubajije nshaka kureba. Mu kiganiro cyose Badrama yavugaga ubona intoki asa n'utitirana, niko nabivuga, wabonaga nyine asa nk'ushekingamo ukuntu. Kuri jyewe ni ikimenyetso cy'uko ibyo avuga ntabwo bimuva ku mutima. Ikindi kintu mu nkuru ya Badrama, ibintu byinshi atangaza, nta nkuru y'umwihariko imuriho wumva. Iyo avuze ngo abantu ba Kangondo, ngo aba bahanzi ntabwo wumva ari ibintu bimufasha. Ntabwo ashobora kwerekana ati murumuna wanjye uyu n'uyu, cyangwa se umuvandimwe, cyangwa se umuntu runaka ngo yerekane inkuru ye yihariye mu byo avuga. Ibyo abantu bagenderaho bavuga ngo ashobora kuba yaratamitswe. Kuri jye rero, igihe cyose twaganiriye, hari amatelefone yakomezaga areba cyane muri telefone, yari kumwe n'uwo musekirite akomeza amubaza. Ngira ngo n'abantu bagiye babigarukaho mu biganiro byabanje, uko yagendaga abwira umuntu ati ninde uje, umuntu uje mukingurira, asa nkaho afite abantu ba hafi bakorana bashobora kuba ari bo bamwoshya muri ibi bintu. Hari abavuga bati ni ibigarasha bikuru byabaye mu gisirikare cy'u Rwanda, cyangwa se bifite aho bihuriye no gusenya izina ryiza ry'u Rwanda. Ibyo kuri jye birashoboka. Uti kubera iki? Kubera iyo mpamvu mvuze y'amatelefone. Ikindi cya kabiri cyabinyeretse nuko, ni gute iki gitekerezo cyakomeje kugaruka mu mutwe wanjye, ni gute watega ukava muri Arizona ukarenga amasiteti angahe ukaza diri ukaza mu gitaramo cy'abanyarwanda, waravuze amagambo nkariye? Ni gute wabitinyuka wowe? Ari inama y'ibigarasha byo birashoboka, ariko ahantu wumva hakoraniye abanyarwanda, ahantu wumva habereye igitaramo cy'abanyarwanda, udasanzwe uri muri iyo kominote, ukagura amatike, ugatega ukazana n'abantu, yari afite ababodyguard barenga 5, ukaza muri icyo gitaramo, hari ikindi kintu gishobora kuba kikuzanye. Amakuru mvana mu nshuti za hafi za Badrama avuga ko iyi ari misiyo agiye kuzajya akora ahantu hose habereye ibintu bya kinyarwanda, ibitaramo cyangwa se ibintu bihuza abanyarwanda, ko azajya ajyayo, hanyuma bakamwirukana, hanyuma akabona ibyo kuvuga n'ibyo gutangaza. Murumva rero ko byanze bikunze
hashobora kuba hari umuntu ubyihishe inyuma, hashobora kuba hari ikintu kimutiza izo mbaraga. Kuko nawe bitekerezeho, leta zunze ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere gikize ku isi, nicyo gihugu cya mbere umuntu wese ashobora guhindura inzozi ze impamo. So Badrama nk'uyu, aho kwirirwa ajya kuri Instagram avuga za kandongo, yagombye kuba yibereye muri shift, yagombye kuki atashinga inzu y'abarwayi nk'uko TMC yabikoze muri Indianapolis. Kuki utashinga inzu y'abarwayi wikorera ayo mashifti, niba koko, kuko Badrama ukuntu hagaragara ni umuntu ukunda business, ni umuntu watangije by'ama business kuva kera, uko yagiye azamura za Demen. Yagombye kuba ari kwigira kuri ba Coach Gael uko wakora business z'abarwayi, akaba yibereye muri izo za business. Ibyo bindi by'ibyo atemera ntawe umubujije kuvuga, ariko akazajya bivuga ku mwanya usagutse kuri shift. Ariko wowe uri muri Amerika, igihugu cya mbere ku isi ushobora kugiramo amahirwe ariyo yose ashoboka, aho kuyabyaza umusaruro ayo mahirwe, wowe ugahitamo kuzajya utega indege ngo ugiye aho batagutumiye, aho uzi ko uri bukorwe n'isoni bakakunyega ngo nibwo buzima wahisemo. Sinkeka ko yabikora gutyo nta kindi kintu kibyihishe inyuma. Icyo rero nicyo mbona gishobora kuba kimusunikira ku gukora ibi bintu. Nagiye no kuri social media ze, nabonye yapostinze ko yirukanywe muri iki gitaramo. Nagiye kuri Twitter ye, yapostinze, yashyizeho ko yaje muri Indiana bakamwirukana. Badrama the man nabyo yabipostinze. So ni ikigaragaza ko ashobora kuba yari yaje yabyiteguye ko bari bumwirukane, hanyuma akabibyazamo inkuru yo kugenda avuga. Twaganiriye, mbona ntabwo bimuva ku mutima. Buri umuntu ufite ikibazo arakivuga ukumva kimuvuye ku mutima. Badrama mubona ntabwo bimufasheho, bimuva ku mutima. Kandi koko niyo byaba bigufasheho, hari uburyo ushobora kuvuga ikibazo cyawe utiriwe ujya kwiyandagaza utuka igihugu ukomokamo. Benshi bamwise banga mwabo. So reka tuzakomeza kubakurikiranira iby'inkuru, turebe ni iki kizakurikiraho, ibindi bitaramo bitegurwa, ese naho azagerageza kubyitabira. Byose nzabibakurikiranira, tuzabibagezeho mu nkuru z'ubutaha. Ndabashimira kuba mwabanye natwe. Niba utarareba inkuru zabanje, wareba, hari inkuru nyinshi dufite zivuga kuri Badrama, hari n'iyo ndi busigemo twamukozeho, twaza guhurira muri iyo nkuru. Ndabashimiye cyane rero, ciao bye.